gatandatu tugere ku murongo w'icenda, kubara 14 umurongo wa gatandatu tugere ku murongo w'icenda. Bibiliya iravuga ngo Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare wabambutse ico gihugu, bashishimura imyenda yabo. Umurongo wa 7, babwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose bati, igihugu twaciyemo tugitata ni ciza cyane, ni ciza cyane. Umurongo w'8, niba Uwiteka atwishimira azatujana muri ico gihugu akiduhe, kandi ari igihugu c'amata n'ubuki. Umurongo w'9, icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene ico gihugu, tuzabarya nk'imitsima, kibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatiriye. Amen. Bamaze kumbwira ko turi buze kuganira ijambo ry'Imana, hari igihe umuntu azasoma amagambo menshi ukiyogatekereza iri jambo ntabwo ari risha, sinzurivuze bwa mbere, aribo abashumba batubanjirije twavuze dusanga barisoma. Yewe no muri iki cyumweru woba wararyumvise, birashoboka naryo, ariko icyo ngundira ijambo ry'Imana igihe cyose rije mu mutima wuzuye ibyishimo by'umwuka wera, rizaribabisha. Yego. Bamaze kumbwira natekereje ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngo imitekerereze y'abatsinzi, imitekerereze y'abatsinzi, cyangwa se gutekereza kw'abatsinzi. Iryo jambo turi buganire, turaganira imitekerereze y'abatsinzi cyangwa se gutekereza kw'abatsinzi. Imana imaze guhamagara Abanyesirayeli igiye kubakura muri Egiputa, bageze mu nzira nanone Imana yababwiye kugira ngo babanze bagende baje gutata igihugu, barebe igihugu bacitegereze. Ndavugamo ibintu bitanu babwiwe kuza kureba kugira ngo bazane amakuru. Bibiliya iravuga ngo ayo makuru murayazi, bafata abantu 12, ariko bagiye bafata abantu babizerwa mu muryango. Icyo bashingiragaho mu gufata abo bantu babizerwa, kuko Bibiliya ntizi bisobanura neza ngo bavuge bati bashatse abagabo bameze gutya bameze, ariko icyo Bibiliya izivuga, bagiye batora abantu babizerwa b'abagabo bagiye gutata igihugu, bakazagaruka bakavuga amakuru babonye atari amakuru bumvise. Kandi aba bantu bagiye bafite imitwe 12, kandi umuntu yari afite amaso ye n'amatwi ye n'amaguru ye n'amaboko ye. Kandi bari babahaye uburenganzira bwo gutekereza, ngira ngo nicyo kintu turi buze kugarukaho. Bari babahaye uburenganzira bwo kugenda bagatekereza, bakareba, bakaza bakavuga ibyo babonye n'uko batekereje. Yego. Narababwira ngo bagende baragenda, ayo makuru baza kuyasoma mu Kubara ibice 13 umurongo wa 17 kugeza kuri 20, niho muza gusanga ibintu ngiye kuvuga. Icya mbere barababwiye ngo mugende murebe abahatuye, nimba ari abanyembaraga cyangwa se ari abanyantege nke, niba ari abakene cyangwa se niba ari benshi cyangwa se niba ari bake. Buriya indwano yose iyo ugiye kurwana n'umuntu utazi imbaraga ze, hari igihe umutinya, ukamutinya ko akunesha kubera ko utamutazi. Iyo wamaze gutata umuntu ukamutata ukamumenya, kandi gutata biva mu mitekerereze. Yego. Ubutsinzi bwose kibuba mu mbaraga z'umuntu afite, kibuba no mu bikoresho umuntu afite. Ubutsinzi buva mu mitekerereze. Buriya gutsinda igihugu kiriva mu masengesho menshi, oya biva mu buryo utekereza. Ngira ngo turaza kubigarukaho hano hepfo. Icyo ni icya mbere bababwiye ngo mugende murebe abahatuye, ese ni abanyembaraga cyangwa se ni abanyantege nke, ese ni benshi cyangwa se ni bake. Ubundi imitekerereze y'ubutsinzi ntizireba ubwinshi bw'abantu, ntizireba n'imbaraga
ni ukuvuga ngo ubu muzamubona tubayeho hariho abantu batase ijuru babona ko ari byiza bararikunda bararyishimira bararinezerewe hari n'abarisize bari bararitase ngo bamare kuritata bemera gupfa. icyo ni icya kabiri. icya gatatu kureba niba imidugudu batuyemo ari nk'amahema cyangwa ari ibihome. ni ukuvuga buriya hariho abantu ntirazagenda mbigarukaho hariho abantu bazi ko inzira yo kuja mu ijuru babivuyemo babonye ari inzira yubakishije ibihome abandi nabo bazabona ari nko guca mu ihema. abo bantu baragenda barababwira ngo murebe isi ni imidugudu niba ari imidugudu hakenewe intwaro zimeze gute ese kuwinjira bizatworohera ese ni amahema niba ari amahema agayurumva ko n'urwembe rwokata ihema ariko ahantu hubakishijwe amabuye tubwire ngo hajana urwembe cyangwa icuma icyo ari cyo cyose. icya kane kureba niba igihugu ari gikene cyangwa niba gikize. erega hari ibintu bimwe nzagenda ntekereza igikene cyangwa ko ari igikire buriya muntu akunda ijuru kubera impamvu runaka niba hari ubutunzi ubonayo niba kubera kuhishimira ese buriya ahandi nyine hatera ntacyo warwanirira warwana se uzakure yiki harapunye hatacera ariko wamaze kumenya ko hera wohara n'amagara yawe. buriya nzandi igituma abantu badakunda ijuru bagira ngo none nta butunzi bubayo nta hakene. ubushize nari ahantu kubwiriza umuntu yitabye imana ngira ngo wenda hari abantu baba barakurikiye ibyo noneho ndababaza ndetse ubu nyine imana ivuze imana ikavuga tutarinze gupfa ngo dupfe imana ikavuga ngo abantu bashaka kuja mu ijuru ni bande ubu nyine ubu turi ku kibi imana ikavuga ngo abantu bashaka kuja mu ijuru ni bande erega abantu barabuze. turacyakunze isi ubwo dukunda isi tuyikundane n'ibiyibamo kandi ibiyibamo wamuririmbyi yararimbye ngo isi turimo n'iy'ibyago ngo niy'amakuba n'amarira niba tuyikunze tuyikundane mu n'ibyo kuko nibwo buturo bwacu. icya gatanu kuzana ku mbuto zo muri icyo gihugu nimumara gutata mukareba muzatuzanire imbuto z'icyo gihugu. muri ibi byararimbye ngira ngo twere imbuto ngo zikwiriye abihanye. yego hariho imbuto dushobora kugaragaza tukiri muri iyi si tukerekana imbuto z'ijuru. imana ishimwe. amena. ikibazo gihari dufite muri ubu buzima dufite ikibazo kubera ko twatase igihugu ariko ngo tuveyo ntitwazana imbuto z'icyo gihugu ngo tuzereke abantu. reka ngaruke rero kuri iri jambo. abantu baragenda baratata ngira ngo tuzabivugaho wenda izo nkuru ngira ngo nzazivugaho ejo kubera ko mwampaye mwanya ngira ngo iyi minsi ibiri si mikeya nubwo umuntu atovuga byose n'iri somo riragutse nyine ndavuga agace gato tuzakomeza tugende tubivugaho wenda n'ikindi gihe tuzabigarukaho uko imana izaduha ariko reka mbanze ngaruke kuri iyi imitekerereze y'ubutsinzi isobanura mbanze byerekane mu ijambo ry'imana nzakunda ngo mvuge ibintu bimwe ariko biri mu ijambo ry'imana. imigani 23:4 imigani 23:4 tuhasome twumve icyo bivuga. aravuga ngo kuko uko atekereza ku mutima ariko ari nishaka ngarukire kuri aka karongo karavuga ngo kuko uko atekereza ku mutima ariko ari. yego ndagaruka kuri iyi mitekerereze kugira ngo wenda bidufashe. salomo kubera ko yari umunyabwenge murabisoma murabizi ni umuntu waciye imigani myinshi ni umuntu waririmbye indirimbo nyinshi bibiliya iravuga ngo kuba ngo bamubanjirije n'abazamwiruka ngo ntawe usanganye ubwenge na salomo kandi koko ugiye usoma ibintu byiwe biteye ubwoba kubera iyo mpamvu
hari ibintu yari yaragenzuye arabyitegereza, ariko abiheshejwe n'umwuka w'Imana, abiheshejwe n'umwuka w'Imana, abiheshejwe n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana utubamo, udukoreramo, niho abantu baza bareba uburyo ukora. Aravuga ngo uko atekereza umutima niko ari. Shaka kuvuga iki? Icya mbere ndavuga nk'amagambo wenda kangahe Imana nidushoboza yose. Haravuga ngo ubudasa bw'abantu uzaburebera mu byo batekereza. Ubudasa bwacu bwo gukunda Imana, bwo gukorera Imana, bwo kwizera Imana, tuzaburebera bwo gusenga no kuvuga ku ndimi, uzaburebera mu mitekerereze, dutekereza ku Mana. Amen. Aho niho tujya dusumbanira Imana. Izi turebera mu buryo turirimba n'uburyo iturebera mu mitekerereze iriya, uburyo tuyitekerezaho. Reka mbereke ijambo rimwe ryantangaje. Ibyanditswe ni byinshi, ariko ndashobora kugenda ndanga nk'icyanditswe kimwe gusa, n'ahandi wenda sinzanga ibyanditswe kubera kwibuka. Mariko, reka dusome muri Mariko ibice 8 n'umurongo wa 22. Urebe ubudasa bw'abantu ko buba mu mitekerereze. Nzaza kugaruka kuri aba batasi 12. Ubudasa bwabo ntibwagaragariye iminsi bamaze, oya, ubudasa bwabo ntibwagaragariye uburyo bagiye, ubudasa bwabo ntibwanagaragariye mu buryo batoranijwe mu miryango. Ubudasa bwabo bwagaragariye mu kugaruka kuvuga ibyo babonye, maze bagaragaza imitekerereze, kubera ko ntibarwanye, nta ntambara bahuye na nyiriya, ariko bavuze uburyo batekereje. Bamwe bazana imitekerereze y'ubutsinzi kandi batararwana. Amen. 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 Mu by'Imana ntidutsinda igihe turi ku ntambara, ntidutsinda igihe turi kuri front, igihe urugamba rwabaye, ahubwo dutsinda tutaraza ku rugamba. Amen. Amen. Biravuga ko kujya mu ijuru titurinze ibanda, oya, ahubwo hariho abantu batuye mu ijuru bataragerayo kubera imitekerereze y'ubutsinzi. Reka mbanze nsome ijambo twari tuvuganye. Haravuga ngo Mariko igice cya 8:22. Yesu avanayo n'abigishwa be aja mu birorero by'i Kayisariya na Filipo. Bakiri mu nzira abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo ndinde? Amen. Abantu iyo tubaye tugenda tuzenguruka, iyo tugenda dukora, ese imitekerereze y'abantu, numve ko nashaka gusobanura ijambo, abantu babona ese abantu basa batekereza wiki abantu uriya Imana ije turebera mu mitekerereze, dutekereza ku byayo. Ubwo buturo bw'Imana, Imana ituye mu mitekerereze yacu. Imana nuba mwise ko Bibiliya yavuze ngo uko atekereza mu mutima, niba Imana iba mu mutima, iba mu mitekerereze yo mu mutima. Yego. Kugira ngo wenda ni ibintu ushaka gusobanura nk'umwigishaga, nanjye ndi kumwe n'umwigisha wanjye, nibyo nshaka kugerageza. Yaranabidutoje kuba abarimu, twabikoze n'igihe gito nyine bene uko. Umurongo wa 28, abigishwa bagiye kumusubiza uburyo basa bumva abantu batekereza kuri Yesu. Erega hariho abantu babona ko Yesu ashoboye bimwe ibindi atabishoboye. Hari abantu babona ko Yesu hari aho atogera, hari n'aho yogera. Iyo umuntu yageze mu bibazo, iyo umuntu yageze mu ntambara, iyo umuntu yageze mu byago, iyo umuntu afite ibimuremereye, iyo umuntu afite ibimugoye, aho uzamurebera ko Imana ikimurimo, tuzamurebera ko uburyo aririmba n'uburyo asenga, uzamurebera mu mitekerereze n'uburyo atekereza kuri icyo kibazo arimo. Baramusubiza bati, bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, yumve nawe,
ati bamwe iyo bakubona iby'ubwana bw'Imana, ibyo kuvuga ngo wavuye mu ijuru, ibyo kuvuga ngo uri umwami, reka da, nibo baza babona ari Yohana. Yohana niwe bari barabonyeka, bari baranamubonanye n'imbaraga zimwe, bati bazavuga ngo uri Yohana. Aho atuza ahandi atahandi ngo uri Eliya. Eliya urabizi ko bari bamuze mu isezerano rya kera, hari hakiriho abantu bamwe bariho bazi inkuru za Eliya, bakamenya ibitangaza yakoze, bati abariko yaba ari Eliya. Iyo ni ibitekererezo. Atese abandi bagira ngo uri umwe mu bahanuzi. Wumve aba bantu Yesu yabacamo, kandi by'ukuri Yohana yari yarahanuye, asobanura ibya Yesu, avuga imbaraga ze, avuga uburyo ari umwana w'Imana, arabusobanura, avuga uburyo yabateshereza amazi ngo azabatirishiriza umuriro, arabivuga. Turi mu kuvuga amagambo y'Imana, tukavuga uburyo abantu bakwiye gukizwa, tukavuga uburyo abantu bakwiye guhagarara, tukavuga uburyo abantu bakwiye gutsinda, tukavuga intambara dufite, tukavuga uburyo dukwiriye kwambara. Ariko abantu bakananirwa kubisingira mu mitekerereze yabo ngo bagende ari abatsinzi, ariko bakagenda ari abanyantege. Bibiliya iravuga ngo abo bantu bumva iyo mitekerereze, navuze ngo ubudasa bw'abantu uzaburebera mu cyo batekereza. Aba bantu bose ubamenya yuko ureba umuntu umwe uburyo bamutekerejeho. Nicyo gituma urebye muri iki gihe cya none abantu baratangayikiwe, abantu babuze uburyo bafata iby'Imana, abantu babuze aho bashyira Imana, abantu babuze aho bashyira imbaraga z'Imana, abantu basinzi. Ngira ngo kuko murabyumva murakuze, kubera iki imitekerereze yacu idasa, kandi uturimo umwuka turimo n'umwe. Iyo dukorera n'imwe, ikorera muri twe n'imwe. Ese kubera iki tugira imitekerereze itandukanye kandi dukorera umwami umwe? Ya mitekerereze y'iki y'abatasi batase ngo baze. Bamwe bagira imitekerereze y'ubutsinzi, abandi bagira imitekerereze yo kutazinjira mu gihugu. Bamwe baravuga ngo igihugu tuzacinjiramo, abandi bazana imitekerereze bavuga bati ntibikunda. Zabigarukaho. Niyo mpamvu n'ubu tuvuga ubutumwa, tukavuga uburyo Imana ari ishobora byose, cya kintu na kimwe idashoboye, kandi ikorera ku mwanya wayo, ariko abantu bakananirwa kubyizera. Tubabyemere ikabagora. Kubera iki? Kubera imitekerereze. Noneho nyuma yabo Yesu aragaruka, amaze kumva iyo mitekerereze y'abo bantu batari bwamenye Yesu, agaruka kubigisha, arababwira ngo ese mwebwe, haleluya, mwebwe mutekereza ko ninde? Iyi minsi tumaze tugendana, imitekerereze yanyu ni iyihe kuri njyewe? Bibiliya iravuga ngo Petero abari gusubiza ahita asubiza. Urebe naratangaye n'iri jambo. Petero ahita aramusubiza ngo uri Kristo umwana w'Imana. Yesu ahita amubwira ngo si inyama n'amaraso biguhishuriye ibyo ngibyo. Amen, amen, amen. Ibindi tudashobora guhishurirwa n'uyu mubiri ntibikunda. Bisaba ngo tubishurirwe n'iki? N'umwuka wera. Kandi umwuka wera ni Imana. Umwuka wera ni Imana. Usomye mu Itangiriro igice cya mbere ngira ngo n'umurongo wa 2, harya havuga ngo umwuka w'Imana ngo utambagira hejuru y'amazi. Uribuka ko mu isezerano rya kera n'ubundi cyavugwaga cyane umwuka wera, havugaga umwuka w'Imana. Wibuke na Petero avugana na Ananiya na Safira, yabanje avuga ngo umwuka, ariko nyuma ngo aze kurangiza akarongo kanyu aramubwira ngo mwebwe sinzi mubesha abantu, ngo ariko mubesha iki? Imana. Nuko Imana iri muri twe, iyo yacumbitse muri twe, Imana igakorera muri twe, umwuka wera akaba muri twe, umwuka agatura muri twe. Tugira imitekerereze iteka ryose, tugira imitekerereze y'ubutsinzi. Titubona ubugari bw'ikibazo, titubona uburebure bw'abantu, titubona imbaraga z'abantu, titubona imbaraga z'ibibazo turimo, ahubwo tubona imbaraga turimo, hanyuma rero tukagira imitekerereze y'ubutsinzi. Hallelujah. Amen.
arababwira ngo si inyama n'amaraso biguhishura ibyo, ngo ahubwo ngo ni Imana data. Icyo ni kimwe nari nshaka kuvuga, ubudasa bwacu bwo gukorera Imana, bwo kwizera Imana, bwo kurwana intambara buba mu mitekerereze, ubudasa bw'imitekerereze. Icya kabiri natangaye, ubusumbane bw'abantu buva mu gutekereza. Ubusumbane bw'abantu buva mu gutekereza, kibuva mu matitire tuvuga batwita oya, kibiva ngo uyu ni bishopu, uyu ni referera, uyu ni representante kandi uyu ni musenyeri, uyu ni oya. Ubusumbane bwacu buva mu mitekerereze dutekereza ku Mana. Imana ihabwa icyubahiro. Ibyo ni bito, amazina ni mato. Kuba umudiyakoni, kuba umuprotokole, kuba umunyamasengesho, kuba umuhanuzi, yego ni byiza, Imana yarabitanze, ariko si Imana iturebera. Imana iturebera mu mitekerereze y'iyo mirimo turimo. Ese imitekerereze yacu ingana gute? Reka dusome Luka. Sinzi niba twatumvikana mbaye isobanuro uko kumwe hose turajyanye. Luka 10:30. Ubutumwa bwiza ngo bwanditswe na Luka ibice 10:30. Haravuga ngo abantu babiri bavugana nawe aribo Mose kugira ngo naho Luka ni ibice 10. Ibice 10 nari sonyakayo mubabarire. Ibice 10:30 haravuga ngo Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga asigaje hato agapfa. Nuko umutanzi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. 34. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko Umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe. 34. Aramwegera, amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Umva rero, naribuze ngo ubusumbane bw'abantu buva mu gutekereza. Hano havuzwe abantu batatu, havuzwe umutambyi, havugwa n'umulewi. Aba bantu bageze ku muntu umerewe nabi, umuntu wakubiswe agera ku gupfa. Yego. Noneho uyu wa mbere ariwe bavuze ngo umutambyi. Narivuze ngo ubudasa bwacu, ubusumbane bwacu ntibujya mu mazina. Oya, uyu yari umutambyi, reka mufate nk'umushumba. Umutambyi mufate nk'umushumba, ngo ashike asanga umuntu yagize ikibazo, yakubiswe, yapfuye, ageze ku gupfa, ngo aramureba. Ni nkaho yavuze ati, ariko nyamara uyu muntu namukoraho iperereza akaba nije ritangiriraho. Ejo kabanguye mu kibazo i Burundi. Ndi Burundi ntuyeyo, nigeze kubyuka nyine ngenda muri Burakeye ngo ngaruke, ndaza nguze kugera iruhande rw'umuhanda, basanga hari umwana w'umukobwa waguye mu kanevu muri uyu mufurezi w'amazi y'umuhanda, yaguyemo araryamye. Noneho abantu bakaza bakamucaho, nanjye ngo mugereho ndamureba, ese uyu mwana w'umukobwa byagenze. Noneho ndahagarara, ndamufata ukuboko nza kumukuraho. Noneho abantu barambara ngo mbera urazi ko ngo wewe ngo wakwisigura kuri icyo kibazo. Ese ikihe kibazo? Mwereka ngo bavuga ko ariwe wamutaye. Namutaye yose simusanze ari yari. Ndamufata mukuramo, ndamubwira ndetse wabaye iki? Arambwira ati yari yanyoye, yasinze, urumva nyine ngo ageraho agwamo ibitotsi by'inzoga. Ndamukuramo, ndamubwira ati taha. Ariko hari abantu benshi, mwumve imitekerereze y'abantu benshi bamugezeho, batinyaga ko baza bakorerwaho ankete. Mwumve icyo nshaka kuvuga, imitekerereze y'umutsinzi.
imana ntizi turebera ubusumbane bwacu ntibiturebera mu matitire oya mu mazina twitwa mu matorero ariko iturebera mu mitekerereze dutekereza kuri irya mirimo dukora muri zirya nshingano twahawe niba imana izi turebera ni naho natwe turebera abantu umutambyi ngo aratambuka umulewi aratambuka ariko umusamariya mwiza ngo ahagere ntiyigeze atinya ibyaba batinye mwumve imitekerereze ubusumbane bw'imitekerereze imana idufashe imana iduha umugisha imana iduha umwuka wayo wo gutahura iri jambo mwuka niwe usobanura ubutsinzi ntibuva mu bikorwa dukora ubutsinzi ntibuva muri kirere dukora ubutsinzi ntibuba mu gihe turi ku ntambara ahubwo ubutsinzi imitekerereze y'ubutsinzi isimba itarinjira mu rugamba mu buryo bwo kureba kandi ibyo ntibiba mu mitekerereze y'umuntu gusa ni imitekerereze ikomoka ku mbaraga z'ubumana abantu bose bagira imitekerereze y'ubutsinzi ntibirebaho oya ntibireba ku bwinshi bwabo oya ntibareba n'amashuri bareba imana ni abantu babizeye imbaraga z'ubumana ni abantu babizeye ubushobozi bw'imana nibo bagira imitekerereze y'ubutsinzi amen amen noneho uyu muntu muriko murabona usomye aya makuru tuza tuyasoma abandi bari bafite impuhwe nta mitekerereze y'impuhwe nta mitekerereze yo kubabara n'ubu birahari bantu b'imana turi mu nzu y'imana hari ibyo dushobora kuvuga abantu bamwe ntibabyumve imitekerereze yabo ntibishikire icya gatatu ntawe ushobora kugeraho imitekerereze ye itagera reka nsure neza niko byumvikana nta muntu ushobora gutekereza gusumbaho imitekerereze yigera yego ni ukuvuga ngo wewe hari ugarukira niyo imitekerereze yawe igarukira habaye ikibazo kiri imbere reka mbereke nk'urugero wenda murabizi mwese abantu babayemo hari igihe abantu bavugaga gukorera imana tukavuga ngo tugiye gutanga noneho ngo wenda tugiye kubaka urusengero hakaba abantu bamwe bavuga bati ariko ntimwigoborere icyo kintu ntigishoboka kubera ko utavuga ngo ntigishoboka imitekerereze ye ntirageraho ni ukuvuga ngo umuntu areka n'imitekerereze yiwe hari abanyabwenge bavuze ngo umbwire ngo abo mugendana naje nkubwire uwo uri we uzatekereza nk'abanyabwenge b'urwego rwo hejuru utazugendana n'abanyabwenge tuzatekereza nk'abasenzi utaba mu basenzi tuzatekereza ku basomyi b'ijambo ry'imana utagendana n'abasomyi b'ijambo ry'imana tuzatekereza ibyo kwizera ko ku rwego hejuru utagendana n'abizeye ntibikunda umuntu atekereza ibitekerezo bigarukira ni ukuvuga ngo naribuze nti ntawe ushobora kugera aho ibitekerezo bye bitagera tuzaza kureba aba batasi 10 ni ukuvuga ngo by'ukuri bavuze aho ibitekerezo byabo byageraga ntabwo bari kurenga ngo babone intsinzi kandi ibitekerezo byabo bitagera ku butsinzi ntabwo uzahinduka imitekerereze yawe itaragera ahantu ho guhinduka ntabwo uzakora birenze ubushobozi bwawe imitekerereze yawe itarakujyana ngo ikugeze ahantu ishobora kukubwira ngo udashobora gukora ibirenze ubushobozi bwawe ntabwo uzosenga umwanya munini imitekerereze yawe itarakubwira ngo urashobora gusenga ugafata amasaha abiri umuntu arashobora kuvuga ati ngo none umuntu yo gupfukama ngo akagira ibisaha yose apfukamye ntibishoboka kubera ko imitekerereze yawe ntirahagera ese iyi ntambara ese iki kibazo kizakemuka umuntu akagera ahantu umutima umubwira ngo byararangiye reka nturane nabyo reka nganire nabyo reka ngendane nabyo yewe wanamubwira uti kirashoboka akabwira ati byihorere pasiteri byararangiye kubera iki imitekerereze yiwe ntishobora kurenga aho ngaho kubera iki kubera ko ntarabitekereza ye aho nyine agera ni nacyo gituma uzavuga kwizera iyo tuganira ibyo kwizera ngo kwizera ngo ariko ijambo ry'imana riteye ubwoba bibiri iravuga ngo aburahamu ngo agenda atasi yaje ngo kubera kwizera
ashonja ariko wayumvya nawe wavamagaye azi haya njyana. Yego. Yego. Zatumye rero Aburahamu arema arakomera. Ni nayo mpamvu tutagira ubwoba iyo tugeze mu bibazo tuza tumenya ko data turi kumwe kandi imbere ari heza, akaba ariyo dutekereza yuko imbere ari heza. Iyo umuntu yatekereza ko imbere ari heza kandi ari mu bibazo aba afite imitekerereze y'ubutsinzi. Amena. Amena. Imana ihabwe icyubahiro. Dusome Luka 17 n'umurongo wa 15. Ngira ngo wenda mbaye gusobanura Imana ibafashe umwuka wera niwe mwigisha ukomeye ushobora imitekerereze y'ubutsinzi. Imana idusaba kugendana n'iyo mitekerereze kandi Yesu Kristo yaratsinze. Ubundi buriya iyo tuvuga reka ngaruke kuri ijambo, ubundi Yesu ntiyatsinze wa munsi. Oya, Yesu yavuye mu ijuru yatsinze, yarwanye urugamba ataraza. Amen. Yazanye imitekerereze y'ubutsinzi niyo yazanye. Hari umunsi umwe gusa gato kubera ko biravuga ngo inyigisho ziravuga ngo ageze mu gashyamba k'Igetsemani niho Imana yakwigarura ipica yo gucungura umuntu irayizana kandi imwereka uburyo bwo kubabazwa, imwereka uburyo bwo gukubitwa, imwereka uburyo bwo kwangwa, imwereka uburyo abigishwa bazamusiga, imwereka uburyo bazamwambura ubusa. Irabwereka iyo pica ngo irayizana, irasubira imucisha mu maso. Bibiliya iravuga ngo Yesu Kristo aravuga ngo nimba bishoboka ngo iki gikombe kindengane. Ubundi nzaza kubabwira, ubundi satani ntazatera amasengesho dusenga. Satani ntazatera ijambo tuvuga. Oya, satani ntazatera ibikorwa dukora. Satani azatera imitekerereze. Satani azarwanya imitekerereze. Niba azarwanya Nibyo. Iyo satani ashaka ko tudakorera Imana adutera mu bitekerezo. Iyo satani ashaka ko tudakora ubushake bw'Imana atera ibitekerezo. Niho imbaraga zadushora kandi ni naho imbaraga z'Imana ziri. Amena. Amena. Niko gato Yesu aravuga ngo nimba bishoboka muri segonda imwe aba yamenye ko yatewe ibitekerezo byatewe. Niho yagarutse aravuga ngo ntibibuko nshaka ngo ariko bibuko data ashaka. Nikaho yaravuze ati Imana igikunda ndabizi ko naje usomye muri Mariko. Bibiliya iravuga Mariko 10 ndagira ngo n'umurongo wa 45 hariya avuga ngo sinaje gukorerwa ahubwo naje gukorera abantu, ngo naje gukora ngo kandi ngo no gutanga ubugingo. Yesu yaje azi ko agiye gupfa, yarabizi ko akiza nta yindi nzira ari ugupfa. Imitekerereze ye yari yuje gutsinda gusa. Haleluya. Uwo Yesu ni muba muri twe, ni ukorera muri twebwe. Yaravuze ngo uzanizera nzaza ngo njyewe na data tube muri we. Si bo bonyine, umwuka wera. Kubera iki dutsindwa? Kubera iki tugenda tunanirwa? Kubera iki turi abanyantege nke? Kubera iki turi abanyabwoba? Kandi muri twe tuvuga ko ari mu watsinze. Amen. Twibaza uwo mwuka wera uba muri twebwe. Reka dusome ngira ngo ku musozo nibyo ntekereza. Yarimbuze Luka 17 n'umurongo wa 15. Haravuga ngo reka basubire ku 14. Haravuga ngo ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. Imana ihabwe icyubahiro. Bakigenda barakira. Umurongo wa 15. Umwe muri bo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. Umurongo wa 16. Yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima. Kandi uwo yari umusamariya, yari umuyuda, yari umusamariya. 17. Yesu aramubaza ati timwakize muri 10 n'abandi 9 bariye? Umurongo wa 18. Abandi bagarutse guhimbaza Imana ngeretse uyu munyamahanga. Kandi aramubwira ati byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Amen. Navuze ngo
ushobora kugeraho ibitekerezo bye bitagera. Abari badukurikirana twese turi kumwe tubazanirije, hari abantu Imana yagiye ikorera ibitangaza bidasanzwe, nawe umutima wawe ukakubwira ngo Imana inkorera ikirenge imitekerereze yanjye, mbonye Imana, niko tuba tuvuga ngo nabonye Imana, ngo nabonye Imana. Mwumve rero, uwo muntu yarangiza akagenda akicara agatuza agaceceka, imitekerereze ye ni migufi, kiragera ahantu yotekereza ngo azabishima imbere y'Imana. Abandi nabo mwumve ibitekerezo by'isumba, abandi nabo bakaza ku cyumweru bakavuga ati Imana yankoreye igitangaza, ese ubundi twari dukoze impanuka jewe n'umuryango, Imana igaturengera, none bantu b'Imana icyo numvise naho Imana mushiremo disikete dutambe. Murumva ni imitekerereze y'ibyo. Kuri ibyo byose ngo nibamushizemo disikete batamu, timukamukaye, niba imitekerereze ye igera. Ubundi nawe akavuga ati ndaha Imana icyubahiro, ndatera za haleluya 7 cyangwa se 8. Tukatera nyine tukazamura amaboko, akana tuvuga ngo ise ko tutazamura amaboko tukayazamura. Reba nawe Imana yabakijije urupfu, none ishimwe azanye ngo dutere aratera za haleluya. Niba imitekerereze y'ibingana. Amen. Undi nawe akavuga ati dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi, dukomere Imana amashyi, ngo n'igituro cyageze Imana bikomeye amashyi. Abandi nabo ngo bayihaye umutima, kandi umutima ubarimo ni uko niko imitekerereze y'abandi ingana. Aba bantu bakijijwe bose murebe, umwe gusa bari ugaruka, ko ndavuga ngo ntawe ushobora kugeraho imitekerereze yitagera. Uyu nguyu aragaruka, Yesu aranamubaza ati ese kimwakise mungana gutya, ese abandi barihe? Yamubwira ngo genda, ngo kwizera kwawe kurabukije. Nababwiye ngo kwizera kujanye n'ibitekerereze. Kwizera Imana, kwizera imbaraga z'Imana, kwizera intsinzi, kurwana ugatsinda, ntibiva mu burambe bw'imyaka myinshi n'itorero. Ntibiva ngo ufite uyu murimo, oya, biva mu mitekerereze utekereza ku Mana. Ni nacyo ugenda ubona abantu bamwe ukabona barwanya urugamba bagatsinda, ariko bacu basanga basubiye inyuma, baba bafite se byagezemo. Ni imitekerereze yiwe yagabanutse yo gutekereza ku Mana. Amen. Soza icyanyuma, tushobora gukora ibirenze ibyo utekereza. Tushobora gukora ibirenze ibyo utekereza. Tibishoboka. Nzambwira abakristo hano, kababwira ngo inoti nini y'Abanyarwanda ni 5,000. Ariko iyo tugiye gutura amaturo, uzasangamo 100, ugasangamo ibiceri, ugasangamo 1,000, yewe iyo byabaye igitangaza uzasangamo 2. Ariko iyo tugiye gutwerera amakwe, dutwerera guhera kuri 5 ukazamura 10, 15, 20. Ibyo mbari mvuga murabizi ko ndavuga namwe ko bishobora gukora, ariko mvuze hano iwacu. Noneho kababaza ndetse ni gute mu maturo adashobora kuboneka 5,000, ariko mu gutwerera amakwe tugatwerera ibirenze 5,000. Shaka kuvuga iki? Tushobora gukora birenze ibyo utekereza. Aba batasi bagiye gutata, ntibari gukora ibirenze ibyo batekereza. Ni ukuvuga ngo nabo binjiye mu rugamba cyo kimwe na Kalebu na Yosuwa, ariko babona gupfa, babona inzara, babona kwikorera amasaku, babona kurara inzara, babona amajoro, babona kwirukanwa, babona gutekwa, babona kwicwa, babona kumugara, barabona kuko umuntu azatekereza ibyo ayabona ngo amare, babona gutsindwa. Kalebu na Yosuwa nzabagarukaho ngira ngo isho uko barenze, uko babonye n'uko baje baravuga imbere y'abantu. Ni ukuvuga ngo wa mugore watanze ibiceri 2 yari afite, bigatangaza Yesu akavuga ngo mbonye umuntu utuye gusumba abantu, mugira ngo byagenze.
yakuye ibingana n'ivyo yatekerezaga. Bakozi b'Imana kandi b'Imana baba badukurikira. Icyo nashakaga kuvuga ni iki? Yesu ashimwe cyane. Amen. Nari nshatse kuvuga iki? Aba bantu ubutsinzi, intambara yose turwana twayitsinda iva mu mitekerereze. Gutsinda urugamba kugera ku masezerano, kugera ku cyo Imana yadusezeranije, uzabigeraho bivanye n'ubushobozi bwo gutekereza. Utekereza kuki? Ku mbaraga z'Imana. Utekereza kuki? Ku bushobozi bw'Imana. Utekereza kuki? Ku gutsinda kw'Imana. None iyo dutekereje ku mbaraga z'Imana n'ububasha bw'Imana, ibyo nibyo bituremera imitekerereze y'ubutsinzi. Ntaho tutazagera, nta nabyo tutazaroka, ntaho tutazashika, nta nabyo tutazabona mu gihe niba dushaka kuragwa igihugu, niba dushaka kwinjira mu gihugu Imana yadusezeranije, dukwiye kugira imitekerereze y'iki? Y'ubutsinzi. Tukabona ko turi abatsinzi, ibihagaze imbere yacu tukabona ko ari bito imbere y'Imana. Intambara twari ducamo tukabona ko zitaremereye kuruta Imana. Ibibazo biduhanze hirya no hino mu miryango yacu, mu gihugu cyacu, mu bwoko bwacu, tureke gutekereza k'abatsindwa, ahubwo dutekereze k'abatsinzi. Kuko Imana ikorana n'iyo mitekerereze. Imana Mwuka Wera akorana n'imitekerereze igenda ibona gutsinda. Kwizera ko ku rwego rwo hejuru, kwizera kubona ko ibintu byose bishoboka, kwizera k'ubumenyi. Uriya mwanditsi yaranditse aravuga ngo kwizera ngo ni ukumenya rwose. Ubundi ibitekerezo by'ubutsinzi ni ibitekerezo bimenya rwose, ni ibitekerezo bitaza bibona kunanirwa, ahubwo bibona gusa gutsinda. Imana idufashe muri uru rugendo dufite, mu ntambara tugenda duhura nazo, mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bwo mu mubiri, tuzanesha bijanye n'iki? N'imitekerereze dutekereza hejuru y'iki? Y'imbaraga z'ubumana, hejuru y'iki? Y'ubushobozi bw'Imana. Twebwe ntiturabo kwirebaho kuko ntidushoboye, ariko umwanditsi aravuga ngo dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Imana ibafashe duhindure imitekerereze, kandi imitekerereze yawe ubone Imana ko ari imbaraga, ubone ko Imana ushoboye kuruta ibyo wanyucamo, kuruta ibyo wakiyemo, kuruta ibyo urimo, kuruta n'ibindi ukirimo. Ugenda ubona Imana ko ari ngari. Imana ikora iyo mitekerereze ariyo ubona, ugere mu bisubizo utarabigeramo, utsinde utaratsinda, uneshe utaranesha, bivuye muki? Mu mitekerereze. Imana ibafashe, Imana irahise umugisha, Mwuka Wera abashoboze gutahura no gusobanukirwa, kandi ashimangirira ijambo, kuko Mwuka Wera niwe mwarimu, nawe mwigisha ukomeye. Imana ibaheze umugisha. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Amen.